Shalom, amazina yanjye Ntaganza Gisasadona kandi umwana w'Imana ntangiye kubasomera muri Zaburi 125 umurongo wa mbere. Hakaba havuga ati abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Haleluya. Baravuga ati niwizera Imana ukizera Uwiteka Imana yakuremye, uzarama kandi nta kizakubaho, uzaba ukomeye nk'umusozi wa Siyoni, kandi Imana izakurengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iri jambo mbagejejeho iribafashe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nsenge Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana ijambo maje kugezaho abantu, Mana ribafashe, kandi Mana ndakwinginze urinde isi yose, kandi urinde umuryango wanje, kandi urinde n'uwumvishije ijambo ribafashe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.